nebi elastic edra aya masaha Imana irambwiye ngo Elestance ngo nze mbabwire ngo ibyo mwari mwishingikirije byose bihindutse ubusa. Mbwira igihugu cyitwa Burundi, iki gihugu cyitwa Abarundi nibitegure kuko Destaye naje kubona mbona mwihereko, mbona batewe n'udusimba twitwa inzige twishi cyane. Imana irambwira ngo ninze mbabwira yuko bagenderewe. Naje kubona mbona umujyi w'Uburundi, mbona Destine ta ego distance, mbona utewe n'icyo bita umwuzure. Buri wese ahungiye agasanga umwuzure wahageze. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo hari byinshi murimo murakora mwitwaje icyo muri cyo, murimo muranyaga bagenzi babo muri Elistedra. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo Ernest Edaire Binfo mbwire iki, ambwiye ngo iby'amatwi yanyu atigeze yumva agiye kubyumva, yambwiye ngo n'iby'amaso yanyu atigeze abona agiye kubibona. Imana idufasha, Imana itugirire neza. Irababwiye ngo Imana yambwiye ngo nibitegure, ibi bintu biraje ndetse birihuse. Kandi Elestedra bene data nshuti z'Imana elema buri wese agiye kumenya umwami akorera uwariwe. Hayiwe siribi akita Edra, buri wese agiye kumenya umwami akorera uwariwe. Bene data abari mu bihugu byose bitandukanye, aya masaha zanye ubutumwa Imana yamaye, yambwiye ngo ninze mbabwire ngo iby'Imana yavuze kuri buri wese birasohoye. Kabiri, yabyira abo mu gihugu cy'Amerika nabo nibasenge kuko nabo baragenderewe kandi barasuwe vuba bidatinze. Haibi enima elaki Elistedra nshuti z'Imana bene data, Imana yambwiye ngo ninze mbwire abasambanyi bose ngo nibasambane vuba kuko igihe cyo gusambana kwabo gishizwe iherezo. Abarozi nibaroge vuba kuko igihe cyo kuroga kwabo gishizwe iherezo. Nda Elestance naje kubwira abavuga butumwa b'abasambanyi, naje kubwira abavuga butumwa b'abasinzi. Imana yambwiye ngo akaga ka Destaye amakuba arabaziye, akaga karabaziye. Hari abantu bari kuzanga bavuga ngo Imana yabatumye, bari Imana yambwiye ngo ubwenge bwanyu Edra mwiratanye buhindutse ubusa. Yamwe abavura inguma baziciye hejuru, yamwe abavura inguma baziciye hejuru bavuga ngo amahoro arahari. Imana yambwiye ngo ninze mbabwire ngo nimusengeshe umwuka iteka, kandi uwasenze yarasenze. Igihe kirageze buri wese agatu. Imana iravuze ngo ibyo yaguhagira bikunyaze ibihaye abandi, kubera ko impamvu niyiye ibyo yaguhaye ntabwo wigeze ubyubahamo Imana ngo umenye ko ari Imana yagize ute yabiguhaye. Imana idufasha. Aya masaha iravuze ngo wiratanaga ubwenge bwa sene bwenge ki. Imana ya masaha ni wowe ishaka, irakubaza ngo ese ibyo wishingikije ni ibiki. Bivuze ngo n'umugore ufite suwa wana iramukunyaze, niko birivuze. Ubutunzi wari ufite Imana irabukunyaze. Imana itugiye neza. Baba ngo mwubatse amazu muyabayemo, igihe kirageze kugira ngo ibyo Imana yavuze ibishyire ku mugaragaro, ikura abantu mu rujijo. Hari ibyo Imana iri kubona igasanga birayibabaje, biteye agahinda, biteye umubabaro. Aya masaha Imana irashaka ko mwese muhinduka, ari umusore aya masaha Imana ishaka ko ugaruka
ukamenya icyo data wa twese agushakaho. bive ngo nimumarangiza kumenya icyo nshaka, reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza. Inshuti bavandimwe mwe mudahema kubana natwe umunsi ku munsi, reka mubwire ngo ahantu uri nimba ari mu gitondo ugira igitondo cyiza, kandi nimba ari mugoroba nabwo ugira umugoroba mwiza. Niba utameze neza, urwaye se cyangwa ufite intambara uri kurwana, reka nkubwire ngo wihangane, none haruta ejo hashize. Dawidi yaravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ntiwigirire nabi rero, Imana iragukunda. Ni kazi kenshi kandi dukora k'ivugabutumwa, aho tugenda duhura n'abakozi b'Imana batandukanye kugira ngo twamamaze Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Reka mushimire wamaze gukora subscribe kuri channel, Imana iguhe umugisha, kandi nawe utarayikora ngo ushishikarize kuyikora kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi. Ntabwo ndi jyenyine, uyu munsi twakoze urugendo rwo guhura n'uyu mukozi w'Imana muri kureba kuri screen zanyu. Ndagira ngo ntangire musuhuza. Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Imana yamamare. Amen, amen. Tuguhaye ikaze kugira ngo utangire wivuga amazina. Hari umuntu ukubonye ari ubwa mbere, kubera ko twaguka buri munsi abashe kumenya n'umuntu bagiye kuganira, ubundi uhita udusengera fatire utugezeho icyo Uwiteka Imana yagutumye. Karibu. Ego murakoze. Amazina yanjye nibaranyeze Damascene, ni umugabo wubatse, ni umukristo w'Itorero rya ADEPR, iryo zina rya Kavuzanduru, izina ry'ababyeyi ryitwa Pasiteri. Rero nshimye Imana, aya masaha nejejwe n'Imana mu mutima, kandi nzuhuje inshuti zose z'umusaraba, abo dufatanyije urugendo muri Kristo Yesu mu bihugu byose bitandukanye, muri Amerika, muri Aziya, muri Australia, Congo, Burundi, Tanzania, Uganda, mu cy'u Rwanda, mu byose bitandukanye, wabasha kunyumva kandi no gusohoza inshuti zose basha kumpamagara, ari abadamu, ari abakobwa, ari abasore, ari abagabo bamamagara. Ngarushaho kubashimira kubamamagara bakambwira ko ubutumwa babwakiriye, kandi bamamagara bakambwira ko bashaka gukizwa cyangwa se bashaka kwihana. Abo bose ndabashimiye, kandi n'abarushaho gushyigikira umurimo w'Imana ndushaho kubashimira. Imana ibambere umugisha aho bari hose, Imana irushaho kubashyigikira. Rero Imana irushaho kubanezererwa, rero Imana ibafashe, kandi Imana ikomeze ibiteho. Aya masaha rero nta kindi kingenza cyangwa n'ikindi cyanzanye, ni ukubagezaho ubutumwa Imana yambaye kugira ngo mbugeze ku bwoko bwayo, kubo duhuje ururimi no tudahuje ururimi, abanyarwanda muri rusange, arabirabura n'abazungu, abasha kumva ikinyarwanda n'abatabasha kucyumva. Uko byanga byakunda, ubutumwa bugomba kugera ku mpera y'isi, kugira ngo buri wese atazagira icyo yitwaza imbere y'Imana ngo ntabwo yabwiwe cyangwa se ntabwo yaburiwe. Rero ni ubutumwa Imana yambaye kugira ngo mbagezeho aya masaha, kugira ngo barusheho kubwumva. Imana nihimbazwe. Mbere ya byose rero, mbere yo kugira ngo baze kubagezaho ubutumwa Imana yambaye, mureke tumanze dusenge Imana. Imana ikomeze ibafashe. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mubyeyi mwiza, murengeza ubugingo bwacu, gitare cy'amahanga, gishyitsi cya Dawidi, kiti cy'inganzamarumbu, bwugamo bw'umugaro, urera ndetse urakiranuka. Aya masaha Mwami Imana turasenze cyane, tukwinginga tugushimiye yuko watwemereye twahagaragaye ahangaha kuri kamera. Mwami Imana ni imiyoboro cyangwa se nawe washyize kugira ngo buri wese atazagira icyo yitwaza ngo yabuze ahantu yumvira ijambo ryawe, yabuze aho yumvira imiburo yawe. N'ubutumwa rero bugiye kugenda bugatambuka bukagera ku mpera y'isi, bukagera ku birabura, bukagera ku bazungu, ku batandukanye. Yo mpamvu tuguhamagaye kugira ngo utwiye Mwami Imana, tukwinginga duheza imikorere yose ya Satani, imbaraga zose z'umwijima. Duhamagaye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Mwami Imana, ikirere cyayukije bifunguke mu izina rya Yesu. Abagiye kugaragara muri uno mwanya bumva ubutumwa kugira ngo bashobore kubwumva, izina ryawe ryubahwe. Turaguhamagaye tukwinginga tunagushimira. Hari benshi bageze acecekerwa,
twere duhumeka umwuka bazima abana natwe kandi tujye neza mu buryo bwose budasanzwe mu izina rya Yesu Kristo turakoze amen. Dushimishijwe n'Imana mu mutima yaturamukije amahoro aya masaha, tunejejwe n'Imana mu mutima yemeye ko tuboneka muri uno mwanya, izina ryo rihabwa icyubahiro. Rero reka twifashishe ijambo ry'Imana, ubutumwa bw'Imana, ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo cya Yeremiya n'ibice byawo 8, turahera ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 13, kugira ngo buri wese arusheho kumenya cyangwa se asobanukirwe ikimana imushakaho aya masaha. Reka dusome ijambo ry'Imana aya masaha. Ijambo ry'Imana rivuze ngo abanyabwenge barashobewe, barashobewe kandi barafashwe, dore banze ijambo ry'Uwiteka. Ubwenge bubarimo ni bwenge kise. 10 haravuze ngo nicyo gituma abagore babo ngiye kubaha abandi, n'imirima yabo nzayiha abayizungura, kuko uhereye ku muto ukageza no ku mukuru bose bihaye gushaka indamu mbi, uhereye ku mutunzi ukageza no ku mutambyi bose bakora iby'uburiganya. 11 aravuga ngo uruguma bw'abantu banjye barwomora baruca hejuru, baravuga bati ni amahoro, ni amahoro, ariko rero nda mahoro ariho. 12 aravuga ngo mbese hari isoni mbese hari isoni bagize bamaze gukora ibizira? Oya, ndabwo bakozwe n'isoni, ahaba no guhonga mu maso. Nicyo gituma bazagwa igihe nzabahagurukira, nzabagira imirara, niko Uwiteka avuga. Imana idufashe. Dusomye ijambo ry'Imana, muri Yeremiya n'ibice byawo 8 ku murongo waho wa 9 haravuze ngo abanyabwenge baramwaye, barashobewe kandi bafashwe, dore banze ijambo ry'Uwiteka. Ubwenge bubarimo, biravuze ngo mbese ni bwenge ki? Imana idufashe. Aravuze ngo mbese abanyabwenge ubwenge bwabo ni bwenge ki? Barashobewe, baramwaye. Hari igihe wica umurimo w'Imana cyangwa se ugakandamiza mugenzi wawe wishingikirije ku bwenge bwawe, wishingikirije ku mashuri ufite, wishingikirije ku cyo uri cyo. Ariko aka kanya Bibiliya yavuze ngo wese ubwenge ufite ni bwenge ki? Barashobewe, baramwaye. 10 yavuze ngo nicyo gituma abagore babo ngiye kubaha abandi. Bivuze iki? Biravuze ngo ibyo wiratanaga cyangwa se ibyo wari wishingikiriza byose urabinyazwe, bihawe abandi. Imana itugirire neza. Icyambu y'umunsi wa none ukamenya icyo Data wa twese agushakaho, ukamenya icyo Imana igushakaho, ugaca bugufi ukemera Kristo akakuyobora. Bibiliya ivuga ngo yatoranyije abaswa kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Ariko iyi minsi ya none ntajya Imana ijya guhamagara yarebye ku bwenge, yarebye ku banyabwenge, cyangwa se ntabwo yarebye ku mashuri, ahubwo ivuga ngo uyubaha agakora ibyo gukiranuka mu mahanga yose Imana iramwemera. Biravuga ngo ubwenge bw'abanyabwenge se ni bwenge ki? Havuze ngo ndetse barashobewe kandi baramwaye. Bivuze ko ibyo bari bishingikirije, niba warishingikije ku butunzi, wishingikirije ku mafaranga, bavuga ngo urabinyazwe.
imana iravuze ngo ibyo yaguhaye irabikunyaze ibihaye abandi kubera ko impamvu niyihe ibyo yaguhaye ntabwo wigeze ubyubahamo imana ngo umenye ko ari imana yagize ute yabiguhaye. Imana idufashe. aya masaha iravuze ngo wiratanaga ubwenge bwa sene bwenge ki. Imana ya masaha ni wowe ishaka, irakubaza ngo ese ibyo wishingikije ni ibiki? Bivuze ngo n'umugore ufite suwa wa nayo iramukunyaze, niko birivuze. Ubutunzi wari ufite Imana irabukunyaze. Imana itugiye neza. Baba ngo mwubatse amazu ariko ntimuyabayemo. Igihe kirageze kugira ngo ibyo Imana yavuze ibishyire ku mugaragaro, ikura abantu mu rujijo. Hari ibyo Imana iri kubona igasanga birayibabaje, biteye agahinda, biteye umubabaro. Aya masaha Imana irashaka ko mwese muhinduka, ari umusore, ari umugore, ari umukobwa, ari umuhanuzi, ari umuvugabutumwa. Imana ishaka ko muhinduka. Imana idufashe. Biravuze ngo uruguma rw'abantu baruvura baruciye hejuru, ndetse ngo bagenda bavuga ngo ni amahoro, nyamara nta mahoro ahari. Aya masaha Imana ishaka ko ugaruka ukamenya icyo Data wa twese agushakaho. Bivuga ngo nimumarangiza kumenya icyo nshaka mukagikora, njye ndi Uwiteka nanjye nzabakorera ibyo mushaka. Ni bwenge ki banyabwenge ko muvuga ngo mufite ubwenge? Ni bwenge kaya masaha. Imana ishaka ko muhinduka mukava mu byo murimo. Nimwemerere Kristo abayobore. Imana idufashe. Rero bene data, nta kindi cyanzanye, nazanye ubutumwa Imana yamaye. Yambwiye ngo ninze mbabwire ngo ibyo Imana yavuze kuri buri wese birasohoye. Kabiri, yambwiye ngo ibyo amatwi yanyu atigeze yumva agiye kubyumva. Yambwiye ngo n'ibyo amaso yanyu atigeze abona agiye kubibona. Imana idufasha, Imana itugirire neza. Irababwiye ngo ibyo mwiratanye n'ibyo mwishingikirije byose igihe kirageze mugiye kubinyagwa. Nebi elastique edrayi. Aya masaha Imana irambwiye ngo Elestance, ngo nze mbabwire ngo ibyo mwari mwishingikirije byose bihindutse ubusa. Imana ibafashe, Imana ibagire neza, Kristo abagarukeho. Bene data, nshuti z'umusaraba, wakamenya ubwenge, wakagombye kwita enestansema ku iherezo ryawe. Dobi enima siko edrayi. Icyembu y'umunsi wa none ukamenya icyo Data wa twese ashaka. Hari abantu benshi baze ku macano cyangwa se kuri za shomede zitandukanye, ugasanga umuntu aritonze arimo arasebya mugenzi we, kandi yakagombye kuvuga ibyo Imana yamutumye. Witangara komatari kuri bagenzi bawe, ahubwo niba ubona ko mugenzi wawe ari amakosa wakagombye kumwegera, wenda ukamucyanga uko birivuga, ariko sigaho kumusebya. Umuvuga uko ari nuko atagize ute, nuko atari. Imana itugirire neza. Bibiliya iravuze ngo nicyo gituma abagore babo ngiye kubaha abandi. Ahangaha muhitondere bene data, hawe mvuze izina, nta n'uwo natuye mu kanwa, ariko aya masaha Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo hari byinshi murimo murakora mwitwaje icyo muri cyo, murimo muranyaga bagenzi babo muri Eliste Edrayi. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo Eniste Edrayi binfo, mbwire igihugu cyitwa Burundi. Iki gihugu cyitwa Abarundi nibitegure, kuko Nesitayi naje kubona mbona mwiyerekwa, mbona batewe n'udusimba twitwa inzige twinshi cyane. Imana irambwira ngo ninze mbabwire yuko bagenderewe. Naje kubona mbona
umujyi w'uburundi mbona edestine ta ego distance, mbona utewe n'icyo bita umwuzure. Buri wese yahungiye agasanga umwuzure wahageze. Imana yambwiye ngo nibitegure, ibi bintu biraje ndetse birihuse. Kandi edestine draye bene data nshuti z'Imana eli elema, buri wese agiye kumenya umwami akorera uwo ari we. Hayiwe siribi akita edrayi, buri wese agiye kumenya umwami akorera uwo ari we. Bene data, abari mu bihugu byose bitandukanye, aya masaha ndabwira abo mu gihugu cy'Amerika nabo nibasenge, kuko nabo baragenderewe kandi barasuwe vuba bidatinze. Hayibi enima elakili stiredrayi. Nshuti z'Imana bene data, Imana yambwiye ngo ninze mbwire abasambanyi bose ngo nibasambane vuba, kuko icyo gusa igihe cyo gusambana kwabo gishizwe iherezo. Abarozi nibaroge vuba, kuko igihe cyo kuroga kwabo gishizwe iherezo. Ndaje Elestance, naje kubwira abavuga butumwa b'abasambanyi, naje kubwira abavuga butumwa b'abasinzi. Imana yambwiye ngo akaga karadestaye, amakuba arabaziye, akaga karabaziye. Hari abantu bari kuzanga bavuga ngo Imana yabatumye, bari gutuma izina ry'Uwiteka ritukwa rigirwaho umugayo. Yemwe bene data, Imana yambwiye ngo ubwenge bwanyu edrayi mwiratanye buhindutse ubusa. Yemwe abavura inguma baziciye hejuru, yemwe abavura inguma baziciye hejuru bavuga ngo amahoro arahari. Imana yambwiye ngo ninze mbabwire ngo nimusengeshe umwuka iteka, kandi uwasenze yarasenze. Igihe kirageze buri wese agatungwa nayo yasenze. Nesifo erayi bene data, uyu munsi wa none nimufate ibihe musenge. Imana ishaka ko musubira ku rufatiro, mukongera mukabwira Imana ikongera ikagaruka. Endisiti kode sansema, Imana irimo irarira, Mwuka Wera arimo ararira, arimo arazenguruka mu bagabo akarira, yagira mu bagore akarira, yagira mu bakobwa akarira. Akaga n'amakuba birabaziye. Tayiwi elesta elaibo nema sirikide binifo. Imana kumbaza ya magambo imbwira yuko ubwenge bw'abanyabwenge bubahindutse ubusa. Nayibajije irambwira ngo genda ubabwire ngo yuko ibyo batinyaga bibasohoyeho, kandi ubabwire ngo uwari ufite umugore akamunyazwi, n'uwari ufite umugabo aramunyazwi, n'uwari ufite umwana aramunyazwi. Irambwira ngo kandi ubabwire ngo uwari ufite ubutunzi nawe arabunyazwe. Nicyo Imana yambwiye. Bene data na Elistare kire destasi, Imana yambwiye ngo ninze mbabwire ngo muravuga inzara, ariko yambwiye ngo mbabwire ngo inzara iraje yuko mutari mwayibona, ariko inzara yo iraje. Imana yambwiye ngo hagiye kubaho umuntu wasenze ndetse wavuganye n'iki n'Imana, n'icyo Imana yavuganye nanjye. Tayi bonesta erayi shando elekita elema lebini fo eni contre desti contre le drayi. Mana yambwiye ngo mbabwire ngo eniwa zirima, yambwiye ngo nje mbabwire ngo inzara iraje, yambwiye ngo Elestaye
uwari ufite amazi atanu arayanyazwe. Yambwiye ngo nze mbabwire ngo uwari ufite amafaranga kuri konti arayanyazwe. Enikatostika do benema. Imana yambwiye ngo bene data nimusenge kuko mwinjiye mu bihe bigoye ndetse bikomeye cyane. Hayewa sirima data era endima siri contrarevo. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo buri wese ahari afata ibihe asenge, kandi asenge atisengeshejwe. Asenge atisengeshejwe. Endistiko distance. Imana yambwiye ngo buri wese afata ibihe asenge atisengeshejwe. Igihe kiraje ndetse kirasohoye. Umuhanuzi wese ahari alestance, Imana yambwiye ngo agiye guhura n'ishungurwa rikomeye. Umuhanuzi wese ahari, ari ishirestasi, ari umuvugabutumwa, ari umuhanuzi wese agiye guhura n'icyo bita ishungurwa rigize uti rikomeye. Imana yambwiye ngo Elestari nze mbabwire ngo buri wese afata ibihe asenge. Asenge kandi asenge atisengeshejwe. Ngo mwarabwiwe kenshi mwanga kumva, ariko uyu munsi wa none Imana yambwiye ngo irongera irambwiye ngo ninze mbabwire ngo buri wese agiye kumenya, asobanukirwe umwami akorera uwo ari we. Niba ari Imana ukorera ugiye kubimenya, niba ari Bayali, niba ari Dagoni ugiye kubimenya, kubera ko buri wese agiye guhura n'ishungurwa rikomeye cyane. Tayiwe siribi era sine ekita elimisti kodre destari. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo igihe kiraje ndetse kirabasatiriye. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ubuhanuzi burakomeye, birasaba ko twegera Imana bene data, Imana ikadushoboza kandi tukihana ibyaha. Tugusabiye umugisha muhanuzi w'Imana, Imana iguha umugisha. Ariko ntarakurekura, ndagusaba kugira ngo utange nimero yawe ya telefoni kugira ngo umuntu kumvise akumva afashijwe n'amagambo uvuze, umva ashaka kwihana se cyangwa ko wamugira inama abashe kuba yakubona. Nimero yanjye ni 0788 90 73 79. 0788 90 73 79. Imana iguha umugisha kandi nshimiye umuntu wese twabanye watangiranye natwe ikiganiro akaba gisoje. Imana iguha umugisha kandi wibuke gukora share, comment, like kandi subscribe yawe ni inkunga ikomeye. Imana ibaha umugisha. Ciao ciao.